ubashe kubanza kujera ibi bintu biraduha shusho ki ukabona kemera gutakaza miliyoni 160 ku ishusho y'itorero. Abantu batazi za dosiye yashyirani muri Musanze. Amatura ya Musanze nta ntukayegeranye na yahandi hano. Kubera iki? Kunije na agace k'igihugu gakiza cyane. Bituma n'abaturage wita abaturage basanzwe bo hasi baba bashobora gutura amafaranga menshi none bakabikorera icyarimwe bikabyara amafaranga menshi. Uri gukoze Abangilikani ikize ya mbere mu Rwanda shaka kuba ari yashyira. Niko mbitekereza. Shaka ari ya mbere. Shaka ari ya mbere. Ariko ni ibintu n'ubundi bisanzwe mu amadini yose Musanze batura cyane. Ashobora kugira imitungo myinshi rero. Kurenza Kigali. Gusa dushimye Imana yuko Bishop Bosco yatashye kuko nabikubwiraga nyawe umugabo azata. Kuki mutamwe mbahe nimero wa mukozi w'Imana. Cyagero ntago nabagize izina rye ngiye no kuri babwira mwita Prophet Imana ivuga ajya kuri nakwereka ko byanditse cyagese nabikubwiraga mbisoma. Ravuze ati Bishop Bosco Imana ikumbwira yuko azatsinda. Ariko nanone ntibikwiye biragatsindwa bisa nabi rwose pe nishyano kubona Anglikani nayo ifata nyine igaragaraho ikintu nk'icyo cyo cyasha. Suko bitakorwa ariko iyo tutabimenye bibarwa nk'ibitabaye. Na leta arabo twumva ngo beguye ku bushake bwabo. Yego idini ifite challenge kubera yuko ntifite ikimukandisha cyangwa imukangisha. Leta irakwereka ngo nuresista nawe urabizi. Ifite donc impamvu nyinshi ituma ikwempoza ikishaka kwempoza. Ariko ni dini naryo rishobora gukoresha the same protocol kugira ngo hanze icyo kintu kitumvikanayo. Nabikubwiye ndi kubwira ko ADEPR itagomba gufunga yaba ba Sibomana yaba ba Tomu niyo bariko baribye miliyari n'amafaranga mutura mu kwezi kumwe. Ariko amadini mwirinde ntibakabakoreshe penalty uwayi bakoresha wese. Mushyiraho protocol ituma ugitwara amafaranga miliyoni 10 tukumenye. None nibishoboka ahari wenda munemeranya hagati yanyu ko do muziba inzira yariramo. Muri politike urabanza ugakora imibare. Politike ni imibare. Rero icyo gihe ushobora kumuha miliyoni 20 ukamubwira uti ziragufasha ugende mu mezi 3 mu Bwongereza. Miliyoni 20. Rimwe na mukanamubwira uti muri mezi 3 uramara mu Bwongereza buri kumwe na Anglikani yo mu Bwongereza urabukora utunutu. Ntekereza ko wibye amafaranga muri Catholic. Kardinali yahita akohereza i Vatican mu masomo ya philosophy. Ukagenda ugasanga niho koropa toilette zi Vatican. Ninde uzabenya ko uzikoropa? Ntawe. Ntago rero biriya bintu nge nabishyikira icyo wambwira cyose. Wambwire uvuze umva nkubwire. Iyo ushaka reka mbigishe politike yo mu idini. Iyo ugeze kuri revu ubona musenyera agomba kujya ku ruhande. Kora ku buryo ashyirwa ku ruhande na RIB. Iyaranje. Reka mbivuge noneho mu buryo bamwe muri burakare mudakuze mu mwuka mutarifite 4e dimension. Nibiba ngombwa ubimuhimbira umugerekeho. Imana izakongera amapeti. Njewe uri musenyeri ukiba miliyoni 500. Nkabona nta option yose mfite uri bugende ngo bise neza ku itorero. Aho kugira ngo bigishyashya ku itorero. Nasenga ukazafatirwa ku kamineri. Ugafatirwa ku kamineri. RIB imbangukira gutabara bajya kugapima. Kiguhama. Tukaza tuvuga tuti turakomeza kumusengera. Buriya Satani yari yamusabye nyine. Ariko wakemera yuko mu Rwanda rwo hambere umwami iyo yatangira kuvuga ibitabapfu bamumweshaga. Ariko abaturage bo babonaga ko umwami yatanze. Njewe nyoboye idini kuri level ya Archbishop. Ari amadini manini nyine. Hari ikintu wakora nkakubwira ni sezero uvuge ko urwaye. Wacyanga nkakunywesha ariko sishyira icyasha ku idini. Kandi Imana nkabikora ndi muri biri nango sima iri gusatira kujya mu gatebo kamwe na ADEPR kandi si byiza. Cyetse nimbibone bya ADEPR ari sawa. Buryo ibintu byayo bihora biri hasi hejuru bafunze uyu bajyanye uyu Yesa kananye gusuza dukurikiye ku ISEZERANO TV byagaciro gakomeye cyane kubugarutse ko natwe mwanya nk'uyu nguyu ndagusuje kandi ngushimira ko warahisemo iyi channel. Nicaye kuri Market and Design na hano heza cyane hano Kimironko mu mujyi wa Kigali. Ushobora gukorera ibirori byawe yaba ubukwe, inama cyangwa se n'indi ceremony yose. Hari ihema rinini rishobora kwakira abantu bageze ku 1000. Kwifuza ibindi bisobanuro wahamagara izo nimero ureba hejuru. Kuri kamera kandi kumwe na Apotre Mutabazi. Professor Mutabazi.
muri kumwe na Apotre Mutabazi, nawe akaba ari kumwe na Sana Energy Drink. Niyo mahitamo y'abanyabwenge, abasiyo n'abandi bantu bafite inzozi zagutse n'imvumbura bitekerezo, niyo mahitamo yabo, kandi nawe nuhitamo nkuko bahisemo uzagira nkaho bageze, cyangwa se uzasanga barahisemo neza. Umunsi utari kuyisomaho se bitekerezo ihagaze neza, hari igihe wavuye mu rugo yisomye kanga kwisomera mu kiganiro. Niko bimeze. Mbe abantu babona karuvati yanjye izinze nabi, nandi niberaga mu murwi w'abantu bafata karuvati akabwira bakazijyana hahandi bakora dry cleaning ngo mu yimfungire. Ubwo ni he mu gitondo avuga ni ibi bintu ntaho byerekera ikinyejana tugezemo. Atu mpita njya kuri YouTube inandikamo ngo how to tying the tie. Manze uburyo nakoresha aribwo buryo bwa mbere ngo bworoshye, ariko ntacyo nabikoze. Ariko ifunze neza. N'abandi nabo batego bari muri icyo kiba bari muri uwo murwi. Ubwo hari ntekereje ko mbarangiye ko bimeze. Umva nabonye ari cyo kintu cyoroshye. Okay, iyo style nakoresheje wenda at least byibuza mfite style nakoresha nkasohoka nkagenda. Ko ari yene ujya kwisoga sa karuvati zawe 10 zose zarafuzwe dozikeneye nyine. Kuzikeneye gufungurwa ugatinya kuzifungura kubera ko utazi kuzifunga. So akora ko ni kamwe ubwo mbarangiye aho ibintu bikorerwa. Nimba utazi gukora keke jyayo, nimba utazi gukora ikintu cyose. Swari n'igihe ngo umuntu ngo yabonye umukobwa ngo uteye neza imbere y'agatandika ngo ratagogo ngo uyu mukobwa ngo nimero ye ni iyi. Ibintu byinshi iyo uyibajije iragusubiza. Ngo rero iyo gogo nayo yabize ibyo nabyo yabisubiza. Nimba utazi uko bahanagura inkweto, meze ni ikintu cyose ugiye gukora. Uko bakora cake, uko bakora gutyo. Nubwo rimwe n'izi mbuga cya YouTube tuzikoresha turebamo ibisekeje bikurura mu mutwe, ariko umuntu ashobora no kuzikoresha akaba umuhanga w'igitangaza mu bintu bitandukanye. Ufokasinze ku kintu kimwe bayamye. Amasomo wakwigiraho. Giye kwigira ikintu cyagurya na gutya. Ibindi abantu biga batanze amafaranga ahandi. Uramutse ariko nyine ari ubumenyi ukeneye udakeneye. Dafite IQ nk'iya Kamara Harris. Numva bayicamo imigani. Ejo tuzamutsinda shaho. Ubundi ari ibintu bibiri ntegereje mbere ko umwaka urangira. Nakoreka ni bitatu. Ntegereje ko Imana impa amafaranga y'amafaranga bitari ibintu bya miliyoni imwe ko ayo dora tuyabona n'ubundi twara ntaho tugera. Ikimana izagikora. Uwizeye kuyabona se? Nta deni ryabye ndimo, ariko kuko nyashaka kandi tukatubanye neza ayizayame. Ikindi Rayon Sport birabiteguye nk'ubitiye Kiyovu ikabinyambikira ADEPR ku itariki 7 z'ukwa 10. Nita ibiti wasanga ngo bazayibitsinda. Nibyo ntegereje mbere ko umwaka urangira nkavuga nti nkurangije neza. Nzasiba kuvuga ngo utware umugaragu wawe ariko izaba nkurangije neza. Cya gatatu ejo turakubita umugore hariya bita Kamara Harris. N'abagarikara. Ayayaya turamurahira twinikaga. Ibyo nejo byo ndabifite. Ijuru n'isi byamaze gutora bitora Trump. Ukuzimu konyine niko kwatora Kamara Harris. Ntago kuzimu kura turusha amanota. Reka dutegereze tuzabibona. Ejo tuzabibona. Ariko amakuru nayo ngayo. Donald Trump yarangije gutsinda amatora mu izina rya Yesu. Reka tujya mu kiganiro. Ushyizeho no mu izina rya Yesu. None karibu Imana yahisemo. Sinakubwiye ubushize yuko muri Kenya mu kwa kabiri nagiyeyo bari buzatore mu kwa 8. Hagana ijuru ryamaze guhita mu William Ruto ibyo Odinga yigira byose ngari kumwe na Uhuru Kenyatta bizamupfubana, kandi byaranamupfubanye mu izina rya Yesu. Ubwo na hari ya Trump babyita Landslide. Uretse ko wenda hari nyine hari ibidashoboka icyo twita Ronald Reagan Landslide scale. Nwango yatsinze muri leta 50 atsindamo 49 nta wundi muntu urabikora. Ronald Reagan yari isi yose. Yarazi kuvuga yaratebwo. Muri 50 yatsinze muri 49. 49 zose yaratsinze. Uwo bari bahanganye atwaramo imwe yonyine, kandi ibyo ngibyo ntibikibaho. Kwasanga nawe manzi umunsi niyo yagaruka bitabaho. Hari leta ziba zaramaze kuba indemokrate. Nuwa ngo nk'urugero batangira amatora Kamara Harris afite icyo bita electro votes. Kuko ubundi
utsinda amatora iyo ugize electoral votes 170 ko buri state bifite electoral college zirimo ifite nyinshi ni California ibari y'aba republican aba democrate ibari blue state cyo bita safe states byanga bikunda 50 bangaye bose bagomba kujya kuri side y'aba democrats nubango Kamala Harris ajya gutangira amatora afite aba electoral votes bizewe muri 170 afite 125 ni hatangirira Trump nawe agatangira kuri 219 watangirira inyuma ho batandatu nubango nyine izo safe state nubango izi state zo zirimo abantu bamaze kwemeza ko batora ishyaka kandi hari ya winner takes all nubango umuntu kurushije muri state ariko buriya ibibazo Kamala Harris afite cyambere yari vice president wa Biden ajya gutsinda Trump muri 2020 bamucungiye muri covid iyo hataba covid ntibari kumutsinda tuve no kuri yo baramwibye bamwibira muri machine à voter tuve kuri nibyo byo kwiba tubishyire ku ruhande icyo twita swing states ziba zihindagurika nyine utavuga ngo izabi y'aba republican cyangwa ibi y'aba democrat nyine ho bijyaho wiyamaje neza yabikoze nyinshi Biden yazitsindiye kuri 0.2 kasanga umwe afite ngo 43 n'ibice 2 Biden afite 43 n'ibice 5 47 n'ibice 2 undi afite 47 n'ibice 5 ikindi buriya gikunda ko hari ikibazo no kuvanga abantu beshaga mu rugo ntibatore kubwa Obama nibwo batoye ari benshi arangije abatuburira nibyo baramwitezemo nko mu black biranga abajene benshi baza gutora icyo gihe nyuma ariko ntibongera so rero uyu munsi abantu bagumaga mu rugo ntibaze gutora benshi bazatora kubera impamvu yuko nyine ibiciro ku isoko birahenze ujya mu guhaha nyine ukabona ibiciro aho bihagaze ukavuga ati umuntu uri kuyobora wamunyereka nkamurya n'amenyo rero iyo amatora ageze nicyo gihe cyo kumurya n'amenyo ndakwitura ndakwitura kuko utagutora akaba iki kintu cy'ubango donc muri swing states ahantu henshi Trump ntago bigeze bamurusha amajwi arenze 20 rero ukurikije ukuntu uyu munsi bihagaze kuba Trump yarekipera byayo mu 20 biroroshye cyane kandi ikindi campaign yikoze neza cyane abahanga bari kwemeza yuko Kamala Harris ari we mukandida kuva Amerika yabaho mubi donc umukandida uri n'inyuma ba Hillary Clinton like umukandida ukabona ntazi kuvuga ntazi kwisobanura ibintu bye byose ukabona ni ikibazo campaign ukabona ni mbi pe kandi buriya Democrat bafite media cyane iyaba hari agahengekerezo uziko na Hillary Clinton bageze ku munsi w'amatora bavuga ko arusha Trump 10 ryose niba atari 7 10 15 sinibuka bemeza yuko nyina mutsinda birangira Trump amutsinze kuko aba Democrat bakunda gukurura polls nyine urabona nk'urugero iyo umuntu avuze ko yakurusha 20 abantu bari bunagutore hari igihe baguma mu rwakatse koko ndirwa ngutora ngo bibyarike kurya mwirano mu Rwanda koko hari gishana no kuvuga uti ndatora Philippe Mpayimana kakase none se bibyarike kwigumira mu rugo bati n'ubundi kukuzi parti yindi n'umutora muri amuhangaye already ifite amajwi adashidikanywaho rero na hariya iyo polls bazifalsifie bakavuga ko Kamala Harris arusha Trump 10 hari aba voters ntibabura baguma mu rugo akabati n'ubundi bwaranje kumutsinda katugumye mu rugo none rero nimba bigeze ahantu ubona aba Democrat batigeze bibeshyera ngo bavuge yuko umukandida wabo arusha Trump 5 cyangwa 10 bakavuga ngo biregeranye ngo bari ngo ni tie ngo ni close tie tied race ni ikigaragaza yuko ikindi kandi Trump yaje yiteguye wango ntago wanyiba kuri no nshuro donc kuri no nshuro nzaba nkano ya maso mu buryo bukomeye cyane ntago rero biri bukunde kwiba ntibikunda uretse ko hari witwa Steve Bannon nabonye yamaze kubabwira ati aba Democrat bari gutegura kwiba first of all babajeje JD Vance ngo urateganya kuzemera ibizava amatora buryo umuntu yataye ngo urateganya kuzabyemera n'amatora ataraba abateganya kuzagukubitira mu ideye biramutse bikunze kabiri bahayara inzu umwavoka wa mbere muri Amerika kuburana ibintu by'amahugu mu matora ayarinze umuntu n'amatora ataraba ayarinze umuntu umwavoka w'icyatwa mu guhuguza uhita umenya yuko hari ibintu apanga aramutse bimuhiriye anyway ariko nyine
amakuru y'ijuru nuko ijuru rishaka Trump cyangwa se rishyigikiye Trump, none ibikurikira tuzareba aho byerekera. Ubundi se niba uvuga ngo Trump bamwibye amajwi ku bwa Biden, ubundi umuntu niba adashobora ntago ari no kuyiba gusa, bagize kuyiba muri electoral votes machine, banakora ikindi kintu bita election interference. Laptop ya Biden, ya Hunter Biden, FBI ya sensinze cyangwa se ishatinga down inategeka ama Facebook high tech companies, kuko nyinshi zari ziri kuri side y'aba Democrats, babategeka yuko umuntu wese uravuga kuri laptop ya Biden bahita bamusensinga bakabikuraho, hafi gufunga konte yawe. None bimera nkaho icyo kintu cya laptop ya Biden n'amanyanga yakoreye muri za China no muri za Ukraine, kandi akabikora ise ari we nyine bimeze gutyo, aho bivuga ngo the big guy ngo akeneye ngo uruhare rwe. Donc afite ibintu ari gukora, agakoresha izina rya se Biden, yabikoze se Biden akiri vice president, then ibyo bintu iyo case ijya hanze, abakozi baba staff bo hejuru ba FBI barenga 70 ingaye babyinjiramo. Donc ibyo rero ubundi byitwa election interference, kuko abantu benshi baba analyst cyangwa se babahanga bagaragaje yuko icyo kintu cya laptop ya Hunter Biden kijya muri media nyine ayo makuru, izi information zikasobanurirwa abanyamerika. Ibyo 20 yagiye rusha Trump ahenshi ntabyo ari kubona mu magambo makeya, bahagaritse information ko ijya muri media, bari sure neza kandi babona neza ko igiye hanze batakaza amatora. Kandi ibyo bigirwa mu ruhare na za FBI zitaba ziri supposed kujya muri politike no kwivanga mu nyine mu bintu bya politike n'amatora. Mu ijambo rimwe, Trump afite amahirwe menshi ku mpande zose. Ari kubimana imushaka ni kimwe, ari ukuba ibibazo bihari byakemurwa nawe, ari no kuba yarakoze campaign nziza cyane, ya mbere nziza cyane, ari no kuba hanganye n'umukandida umushaka mu mpande zose ukamubura. Abantu benshi baravuga ati niyo bajya muri primaries bitari biriya bafashe Biden bagahita bamukuraho agahita nabajyaho. Iyo bajya muri primary urumva barabanje baravuga bati nta primaries ziriweho kubera ko dufite incumbent president, dufite president usanzwe ari mu nshingano. Ntago rero twajya muri primaries ngo president usanzwe ari mu nshingano agiye guhangana. Reba ko Trump we yasubiye muri primaries akajya guhangana n'aba Republican bose kandi yarigeze kuba president, arabatsinda bose. Deja bo bikuyemo ko babonaga barusha imbaraga byatari, icyo kiba kigiye ku ruhande. Then Kamala Harris we Joe Biden batangaje gusa yuko bamwigijeyo. Indi wabikoze Obama, yes, nanuza na Senator Schumer, yes, na Nancy Pelosi. Ariko Obama na Pelosi bo bashaka yuko habaho primaries. Abantu benshi rero nanjye bireba bikurikira, ntago Kamala Harris yatsinda witwa Ben Shapiro, ntago yatsinda Gavin Newsom wa California, ntago yatsinda donc aba demokrate banini n'abandi bashobora kuza bagatezamo n'ikimenyimenyi. 2020 ntago yigeze atsinda n'umwe, niwe wavuyemo kukubitiro ku bantu 22, niwe wasezeye bwa mbere. None ariko Biden aza kumufata nka vice president. Ariko iyo bavuze ngo nubundi basubiremo, niyo baba ni 22 yari kumwe nabo muri 2020 baza bakongera bagateramo nubundi bamwigizayo. Icyo cyo ejo cyase nitwongera gukora ikiganiro, tuzaza gukora ikiganiro insinzi twayankesheje twayinjije. Okay. Yajya birize tugeze turebe. Icyakabiri nanabisengeye. Umunsi nasengeraga imvura nanasengeye ko Trump atsinde. Rega Trump atsinze ari n'igibiciro byamanuka ku isoko. Nutekereza ko ibintu bya petroli kuzamuka byatewe n'ibiki? Uretse abantu bango intambara ya Ukraine ngo ni Middle East. Ni Trump kuba tarata. Wa ni Biden na Kamala Harris bahagaritse ibyo bita fracking. Ni ibintu bitandukanye ariko nibo babikoze. Ndone incompetence yabo yabikoze. Cyase wenda bari bayo icyo twita deep state, cyase abandi bantu na big tech na big corporations zari zibifitemo inyungu, ariko nabo babikoresho byo gufata ama policies cyase
gusinya ama bills abitera kuko iyo umuntu ayoboye yashobora gusinya ibi ngibi bikaguteza ibibazo cyangwa se agasinya na bino bikaguteza ibindi bibazo. So niyo mpamvu ubona Jeff Bezos yanze kwandosinga Kamala Harris, kandi ubusanzwe The Washington Post isanzwe yandosinga umukandida wa Democrat. Kuri nshuro yarifashe ko bamaze gukarikira babona yuko Trump atsinda nta kabuza nta gisibye. So kubibona gutyo bakaba ikindi Trump ni umuntu wemerera muri vengeance yawe shaka kumara kuba president akajya afata imyanzuro igushyigingiza cyangwa se agakoresha influence afite abagomba gufata imyanzuro batandukanye ku nzego zitandukanye akaba influence bakaguturamo nkuko Elon Musk bamaze iminsi bamuri nabi takaza kontra ya billions 42 z'amadolari muri Starlink, kandi ukabona ko ari akarengane karaho. Erega buriya mu isi yose ubundi nta nakarengane kataba, ubundi akarengane mu isi yose kabaho uretse ko karutanwa. Ibibazo bya nabo banga abantu bose bakora ibyantu ko barutanwa kwihishana. Donc like mu isi yose akarengane karahaba kuko nyine n'isi irimo icyaha, uretse ko hari ibihugu ubona biri ku yindi level kagatangaho birarenze birakabije rwose. Yep. Okay, reka twigire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Hari inkuru mperutse kubona ivuga ko itorero rya Anglikani ryahagaritse ngo musenyeri wa diocese yashyira yego. Diocese yashyira mu bintu ngo numvisha nabe ari ibintu biganisha ku bintu by'imitungo. Itorero rya Anglikani twari tuzi ko ari rimwe mu matorero ubundi ritajyaga rigaragara mu bintu navuga ngo rijya muri media risa nabi, ariko kuri iyi nshuro ukibaza uti se byagenze bite ko byatangiye gusakuza, ubundi se ntibagomba kubikora no mu ibanga cyangwa gute ku buryo. Ariko hakaba hari amakuru bivuga ko ahubwo byari bimaze iminsi bisakuza ko umusenyeri ngo yabanje guhagarika abapasiteri babiri ngo bari bamureze ibintu by'ikoreshwa nabi ry'umutungo bikarangira nawe ibintu nanjye ntigeze nsobanukirwa ko nibaza nimba ari abapasiteri bafite autorite cyangwa se ubuzare bwo kurega bishop. Iyo protocole ndikumva sinzi protocole yemejwe muri Anglikani bigomba gucamo, ariko sinzi nimba iyo ngiyo ari yo nyayo. Iyo musenyeri akoze amakosa ninde ubwo Abangilikani bazabitubwira. Iyo musenyeri akoze amakosa ninde ugomba kuyaripotinga biciye mu ihe donc protocole kwa ko ushobora gukora ibintu biri byo ariko ukaba ubikoze atari we nyirabyo. Icyo kintu nacyo buriya mu buyobozi ugomba kukirinda ko umuntu akora ibintu yego biri byo ariko akaba bikoze atari we nyiri kubikora, atari we wemerewe kubikora, ku buryo ureka ibintu bigapfa bireba. Ntabwo aricyo mvuze, ahubwo mvuze yuko ni igiteranyo cy'ibintu byinshi ugomba kureba. Gusa icyo uvuze ntabwo uri kure y'ukuri kuvuga yuko amadini agomba kwirinda kugira ngo agaragare nabi muri sosiyete, mu bakristo bayizereramo bayasengeramo. Nimba igihugu nigeze kubikubwira nabaho, nimba igihugu gikora gestion d'image, itorero ryo rigomba kuba karindwi. Abantu benshi bavuga ngo beguye ku mpamvu zabo bwite muri leta, abenshi ari bari impamvu zindi ariko badashaka kubwira abantu. Byanga bikunda rero biba byiza iyo ubashije kubanza kujera ibi bintu biraduha shusho ki, ukabona kemera gutakaza miliyoni 160 ku ishusho y'itorero. Abantu batazi za diocese yashyirani muri Musanze, amaturo ya Musanze nta ntukayegeranye na yahandi hano. Kubera iki? Na gace k'igihugu gakiza cyane, bituma n'abaturage bita abaturage basanzwe bo hasi baba bashobora gutura amafaranga menshi, noneho bakabikorera icyarimwe bikabyara amafaranga menshi. So rero icyo gihe ushobora gufata umwanzuro mubi abaturage bakawurakariramo, n'ubundi ugasanga mu mezi 3 uhise uhomba amafaranga waryozaga wa undi ngo yatwaye da. Rero ugomba kubibara byose, bari byiza kubibara byose mbere yo gufata umwanzuro. Uri ko naguhaye Anglikani kize ya mbere mu Rwanda shaka kuba ari yashyira. Niko mbitekereza. Shaka ari ya mbere. Shaka ari ya mbere. Ariko ni ibintu n'ubundi bisanzwe mu amadini yose. Musanze batura cyane, ashobora kugira imitungo myinshi rero kurenza Kigali. Kigali shobora kuza imbere gakurikirwa na Musanze, cyangwa ashobora no gusanga Musanze iri imbere. Musanze ntago ari ikintu ugomba gufatisha kuvugisha amatama yombi.
ndaguha urugero ejo narindi nagiye Rubavu kwa gatandatu ndarayo hariya rwose hejuru y'amazi, then umupasiteri waje kunganiriza mbere yuko nzatwiganirira byinshi bitandukanye by'umurimo w'Imana, ambwira ibyamubayeho akiyobora muri ADEPR ko ntaga kiyirimo, ariko yayoboraga muri ADEPR. Ambwira ati urusengero hariya ninjye warwubakisha hariya hasi kuri brasserie ibintu nk'ibyo. Ambwira umujene umwe waje bari kubaka, arangije ngo arahagarara gutya azunguzaga akantu kandi utafite imodoka wifitiye nk'akamoto agenda cyangwa se anagatega nta birenze. Arangije ngareba gutya urusengero bari kwitanga, araga ati uwabaha sheke ya $28 urusengero ntirwarangira, byose bikarangira. Pasiteri avuga ati umusore w'imyaka 28 utaranashaka umugore, shatse ubu kweri ufite $28 ahita amusinyira sheke gutya $28. Muri Kigali umuntu ugwa sheke ya $28 mu itorero mu rusengero, sabana umuntu ugenda muri V8 cyangwa Range Rover yabagenda muri bari ibintu binini cyane, ahinduranya na Brabus, ibintu bikomeye, kuko nago yabagenda muri hariya yasinyirwa n'umuturage tu waje kukamoto cyangwa se afite nk'akamoto agenda mu mirima ye $28 zahita zigusinyira. Ngenzi umusaza waje kubitsa muri nuza muri Beka, ndi muri Beka Musanze, bahita bafunga Gishimwe. Nyuma umuntu umwe aza ku mastori yaravuga ngo uyu musaza kuva 2005 yabitsaga hano muri Beka, nta munsi n'umwe arabikuza. Kabiri, nta cyumweru cyaca atabikije amafaranga hejuru ya $8 kuki ati nta munsi n'umwe araza kubikuza. Guze ayo mafaranga nyine ze wasobanura iki? ataraza kubikuza kandi atarabi yakinjiye se ko muhita mutangira kwibaza ubwo aje ati amakota ameze ukuntu yacitseho ukuntu, none yajya gukora amafaranga akoramo hano avanayo imishandiko, akura nazana imishandika apanga kuri gishika zamuka ikarengerwa, harimo iz'igihumbi, za 2, za 5 zipfunyapfunyitse. So rero hariya Musanze irihariye mu bintu by'umutungo n'imitungo irihariye pe. Reka ngarukira aho ngaho. Musanze rero no mu maturo niko bimera. Urugero umupasiteri arambwiye ati wumve ko yabimbwiyeje mu masaa 5 rwose bari kunganiza, hari ikindi twavugaga cyo sinda kivuga, ariko reka mvuge juste nyine urwo rugero ndugarukiriza harimo element nshaka. Ati uwo mugabo tujya gutara urusengero ahita duha ibimasa 2 nako uwo musore atadukubitiye imasa 2 ati mubiteka mu haba Kristo barije twishimire ku rusengero rwacu rwuzuye hejuru kuri $28 ze. None rero hari iki bintu bita muri Abangilikani ibirundo, waba ubizi? Ibirundo ni ibiki? Nyine se urabizi? Buriya abadive tugira, sinakwiye ko turabategereje se. Abadive tugira, abategereje tugira ibyitwa amasarura, siho biba amasarura cyangwa ndabivanze. Amasarura ni yaba muri Abangilikani amasarura manza reba muri Abangilikani, ibirundo bikaba mu badive. Nimba byibeshyeho abadukurikiye namwe mu bijonjore mu bitandukanye, ariko reka tubare ko habaho ikibiti ibirundo n'amasarura byose icyo bihuriyeho ni amaturo ku myaka. Ese muri mu mujyi mwabimenya se mutanga amasarura y'ibiki ko namwe nibyo usanga tugiye nko mu bigura mu isoko nko muri ADEPR zo mu cyaro njya mbibona. Ujye ugasanga abaturage bejeje nk'imyaka ariko ADEPR ntago umuco wawe ufite, bazana utuntu tw'uduvoka turaho ntago babikora ku rwego Angilikani n'abadive babikoraho, reka mvuge gutyo. Ntago babikora ku rwego rumwe. Aya madini abiri niyo akora ibyo bintu ku rwego rushimishije muri iki gihugu cyose. Nandi madini amwe bajya bigenda bigere ko hari ukuntu biba bitarafashe cyane bitewe nuko mwabyigishije. Okay, ariko urumva ko na ADEPR yaho ngaho ntibyabuzaga ko abantu bazana amaturo ku myaka yabo. Kuba mvuze ko batabikora cyane nk'iryo ayo madini, simvuze ko nabo batabikora mu byaro hose. Utumye abantu amafaranga ntago bayabona. Oya bamwe hari abantu babaho ubuzima mu byaro butahura n'amafaranga cyane, bigatuma rero babwiye uti nimba wejeje avoka usa n'avoka, nta mpamvu yo kuvuga ngo kuramubwira ngo azazana amafaranga. Nzajya ku isoko nzicuruze, nimara kuzicuruza ngewe byanamvuriye nzana amafaranga, ariko bikamworohera iyo umubwiye ngo ituzana avoka ntacyo, ahita avuga okay reka nziza nawe byo avoka mbakubisa avoka 30 niyo akige. Ku rusengero nawe ugahita ati izi voka 30 nangahe turi imbere y'Imana. Nigeze ubona abantu bari kugurisha abishimije, nigeze no kuziguraho angahe imbere y'Imana. Iyi watermelon angahe imbere y'Imana, ukarije watermelon igura $5,000 cyane. Uko twigarukira
ariko buriya Yesu cyagiye yabohaga imikoba agakubita abantu bari gucururiza mu ihekaro uriya asanze bari muri kiriya gikorwa bwo ntiyabatsibagura nagira museke nta cyabatwara. Kiriya gihe byari bifite ikindi gisobanuro kiri deep. Bagurishaga amatungo agomba gutangwa y'igitambo. None barayaziritse aho ngaho mu gikara aho ngaho bitandukanye rero n'ibyo uyu munsi ntimukavanga ibintu byinshi ngo bari gucururiza mu rusengero kandi Yesu yakubise abantu bacururiza mu rusengero ubundi icyo nikikwereka umwigisha w'umuswa bari gucururiza mu rusengero ngo Yesu yaravuze ngo muzamenyera ku mbuto zabo so yasorogoma yise gukiranuka shawo naga ari umwigisha ni umuntu uri kubeshyera abigisha uwo bari nk'umubwiriza cyokoze yuzi ko interpreta Bibiliya ubuzi ko kuba umuntu yatura amavoka bakayagurishamo amafaranga bidasobanuye kugurishiriza mu rusengero nk'ibyo Yesu yakubitiye abantu kiriya gihe. Kiriya gihe cyari cyo mu gihe cy'ubutambyi bw'abarewi bagurishaga ibitambo abakristo bati wikirwa uvana ihene iwanyu wikirwa uzana inuma y'intungura turasanga twazigufatiye hano twarazoroye hano wikirwa uzana inkoko turagwipondeze hano zirahari urumva biratandukanye rero. Noneho rero ngo uwo musore ngo yazanaga mu gihe yasaruye ibishyimbo kazana imifuka 30 y'ibishyimbo 200 kilo imifuka 30 tone 6 mu rusengero se ngo akayitereka mu rusengero abapasteri amaterana akaba ntawo bareba kubera imifuka y'ibishyimbo kiretse uhengereje ukajyamo hagati handimo hagati nibwo wabona pasteri naho bundi abantu mwicayemo hagati kubera imifuka y'ibishyimbo imifuka 30 yitereke y'ibiro 200 ukuntu bireshye bivuze ngo yakingirije abantu bari inyuma. Kurumva ko nyine ari ubwo nshatse kwereka uburyo umuturage wa hariya abafite ku mafaranga hako umuntu abayicana ntaba bagaragara inyuma ariko baba bafite ku mafaranga muvande umuntu abayicaga kiza kabisa. Nese umuntu ufite umurima nashingiye mushiki wanje umuntu akwereka umurima ngo azasaruramo ngo agapakiza dahatse ebyiri ukabona uwo umurima si ungana gute ngana hano watereka inzu yo kubamo ariko akakubita ikirayi agati ngenza abura ni dahatse ebyiri nazibariye bivuze ngo uwo murimo uteruka ushyira Muhanga havamo ibirayi bitanu ajya muri Hirigize ariko imusanze niyo mpamvu ubukire bw'abari abantu iki ntago nta muco kwaya bagira nta muco kwangiza amafaranga bagira kabisa. Ku cyakantu kanje muna nzi ko ndagaceceka akahe kibazo mfitanye n'umuherwe nyiri Virunga na Sina Gerard ko nahinze ko ndagiceceka ko ntacyo nimba babyumvise bamenye ko byambabaje banshake tugikemure kuko naheze ni mubizi mufite amafaranga nanjye mfite umuntu kibazo dufitanye cyambaye hejo kuri Nyirangarama munshake tugikemure munshake tugikemure kibazo Virunga ihuriyeho na ntuza koko mbivuze gutyo umuntu wanariza yanahita agikeka ariko banshake ko ari babiri tugikemure sawa haricyo bitwaye se banshake tugikemure. Okay. Araba boss baba bafite amateka meza naje kumenya ko Sina Gerard yamenye ko ari ikibazo wagiranye na entreprise ye agushaka mukagikemura. Kuri rero nanjye ndi umusirimu wo kuvuga ngo tugaruke deja twita tunagaruka dukoresha iyo concept nandi kuvuga yanjye nabo ngabo mvuga ko ejo bambabaje ari ubwo nabajwe n'abakozi babo ariko none se kari mwe bari go representative abakozi banyu ndabareba hiki nkuko nanjye ari ngere go representative w'umunwa wanjye sawa. Nigikemuka nzaza mbavuge neza mugira ikibazo ubwo nkizemo inda yabukuru nyine abakire ndabubaha. Noneho gusa dushimye Imana yuko Bishop Bosco yatashye kuko nabikubwiraga nyawe mugabo azata kuki mutamwe mbahe nimero wa mukozi w'Imana cyagero ntago nawe izina ryungiye no kuri babwira bamwita Prophet Manivuga ajya kuri YouTube wandikemo ngo Prophet Manivuga uko mbivuze niwe wabivuze se niwe wabimbwiye ari ku musozi wa nakwereka ko byanditse cyane nabikubwiraga mbisoma yavuze ati Bishop Bosco Imana iri kumbwira yuko azatsinda ariko ntabwo yatsinze ari kuburana ari hanze ubwo abandi babihawe kuri 30 jours nyine bakavuga ko 30 jours ntujye mageragere bikavuga ko buriya ngo nubundi akenshi iyo wasohotse buriya nubundi biba birimo birangira rero urumva yuko ariko Manivuga n'umuhanuzi by'umwihariko wageze mu rusengero rwiwe agahanura abafite ama precision teye ubwoba reke babantu babona ari gushakisha twagarutse rero diocese yashyira manje kwereka ko ari diocese ikize mu diocese akize y'Anglikani
batweretse ko habaye amafaranga rwose. aya mafaranga n'umwana w'amafaranga. So ariko nanone ntibikwiye, biragatsindwa, bisa nabi rwose pe, ni ishyano kubona Angilikani nayo ifata nyine igaragaraho ikintu nk'icyo cyo cyasha. Si uko bitakorwa, ariko iyo tutabimenye bibarwa nk'ibitabaye. Uwo bagabo bose bacibwa inyuma iyo batabivuze, tubara ko ntabo batabaca inyuma. Ariko iyo uvuze ngo byabaye ugafata na decision yo kubishyira muri media, kaba kabaye. Ese ubu ufashe uwo mwanzuro wumva ari ukwiye kwere? Idini si leta, na leta hari ibyiduhisha, na leta ari abo twumva ngo beguye ku bushake bwabo. Yego idini ifite challenge kubera yuko ntifite ikimukandisha cyangwa imukangisha. Leta irakwereka ngo nuresista nawe urabizi, ifite donc impamvu nyinshi ituma ikwempoza ikishaka kwempoza. Ariko ni idini naryo rishobora gukoresha the same protocol kugira ngo hanze icyo kintu kitumvikanayo. Nabikubwiye ndikubwira ko ADEPR itagomba gufunga yaba ba Sibomana yaba ba Tomu, niyo bariko baribye miliyari n'amafaranga mutura mu kwezi kumwe. Icyo muhomba no wabonye ubwo urukiko rwaruringaga, nateranyije amafaranga bose bagiye babaka nayo bagomba gusubiza ntarenga miliyoni 100 bose bateranyije. Usabwa menshi ngo ni miliyoni 15 n'umudamu ngo witwaga ndesindi kumwibuka. Ayo mafaranga atanga miliyoni 100, iyo mutumye ibi bintu bivugwa ku itorero ryanyu ngo bibye ngo ye baba ngo data, uretse ko byari birimo amategeko byaragaragaraga. Mwafasha abantu mubakorera audit bamaze nk'amezi 3 batakiri muri office, mwarabakuyeho muzana audit. Ubundi audit ikorera umuntu ahicaye umubwira ngo zana iyi document akayizana, zana ibizana, amafaranga yagiye ndagucakiye. Aya mafaranga bisinye hano, audit uyikora umuntu akiri muri office, ntabwo ikora amaze amezi 3 atagihari. Office zirimo abandi bantu wenda babakeba, urabizi ko basimbuwe na nza uratorero, tarizi kuyobora atoro, ariko yari yarwaye nk'irwaye igise nk'uko umuntu arwara. Erewe twigaruke. Ariko amadini mwirinde ntibakabakoreshe penalty, uwayibakoresha wese. Mushyiraho protocol ituma ugitwara amafaranga miliyoni 10 tukumenye. None nibishoboka ahari wenda munemeranya hagati yanyu ko do muziba inzira yariramo mushaka uburyo. Ariko nanone Katolike zakomeza bayoboye mu miyoborere myiza. Katolike ifite option. Kurabona ibintu by'amadini, umuntu ava ku ntebe ageze muri pension. Muri ADEPR na ifite avantage kuko ishobora kuvuga ngo manda birarangiye. Ariko muri aya matoro yandi uva hari uko pension igeze. Ariko naho kugira ngo ube musenyeri akesha ujyaho ufite imyaka 50 utari bukora imyaka myinshi. Ntago wa musenyeri uri muri 40 ntibikunda. Donc protocol kuntu zazubatse ntibyapfa koro. So ujyaho rero usigaje, hari ujya asigaje imyaka 7 ngaje muri pension, hari ujya asigaje 6 akenshi ubukuzi. Ariko ro kubera ko hariya uvuze ngo uramweguje imyaka ya pension itageze bari kibazo. Ushaka imbaraga zikugeza he rero? Ushaka imbaraga zituma avuga ngo ndasezeye kubera icyo cy'uburwayi. Rimwe na rimwe idini mugahita mumana amafaranga akajya mu Bwongereza akamara y'amezi 3. Yiruhukira. Ariko mumukene kugira ngo hejuru yayo twibye tukamwongera ndi. Ndikubwira ngo uri kujera image. Urakeneye ko abakristo bafata ko impamvu imujyanye ari uburwayi kandi agiye kwivuza mu Bwongereza, mukanamugaragaza rwose ngo bari kumuherekeza, mukanamukorera ijambo rivuga ati buri abanyedini dukeneye politiki irenze y'abapoliticiye bise. Nta makuru ufite. Nta makuru ufite. Muri make tureka abantu batwibe niturangiza tunabashimagiza. Imana izi politiki. Ngewe ndi umuvuga butumwa ntago nemeraga icya 10 nta nubwo nanakibwirizaga, numvaga ari imitwe. Muri 2010 Imana igiye kuntuma ninge yabitumye, ariko nibuka uburyo yabimbwiye ndavuga Imana izi politiki. Ntago yamwe umutaba ngo urye icya 10. Yanyimpaye yerekera yamwe ngo ugende umbwira abantu barye icya 10 gutya. Kandi bizi ko nkirya nanjye. Urumva atari concept politique. Donc ikuvugishe muri diplomasi, iguhaye message indirect cyangwa se ushyira abantu ariko nawe uziki kureba. Kandi ma message ifite nibihamya, ifite n'imingero. None ariko yirinze guhita iko-offending ikubwira ngo urumva ko nayo ubwaye ibintu byaye bikora kinyapolitiki, reka byite gutya.
ntago ihita ikubita ikintu cyose ibonye ngo ukuri se siko kumbwira. Muri politike urabanza ugakora imibare, politike ni imibare. Rero icyo gihe ushobora kumuha miliyoni 20 ukamubwira uti ziragufasha ugende mu mezi 3 mu Bwongereza. Miliyoni 20 rimwe rimwe ukanamubwira uti muri mezi 3 uramara mu Bwongereza, buri kumwe na Anglikani mu Bwongereza, urabukora utunutu. Urugero Catholic, ntekereza ko wibye amafaranga muri Catholic, Kardinali yahita akohereza i Vatican mu masomo ya filozofi, ukagenda ugasanga niwe ukoropa toilette zi Vatican. Ninde uzamenya ko uzikoropa? Ntawe. Ukagenda ukajya wirirwa wasinkwa izi Vatican. Ninde uzamenya ko wasinkwa izi Vatican? Ntawe. Nicyo gihe barakubwira ati ibi nibyo papa yemeje ko bizagabanyiriza umujinya. Nta nubwo ko yakari ikibazo cy'amafaranga watwaye, no kugabanya umujinya. Anger control. Bari ko kwigisha uburyo kontrola kamere kandi bakujyanye mu bintu by'ibihano. Ikindi ugiye byitwa kugiye Vatican, ugiye byitwa kugiye ku masomo kise gikemo. Nta baraguherekeje rwose ati umuntu agiye Vatican. Baraguherekeje rwose bati nagaruka azaza ari Kardinali, kumbi ugiye usigaje n'imyaka 5 ujye muri pension bigahita birangira. Ariko uzarebe ko nabo nubwo bafite izo ouverture bazikora kwa padiri, baziye bazikora kwa basenyeri. Uraba bikora ubona babikoze umusenyeri. Jya numva abapadiri benshi bagiye Vatican, ambwira bagiye. Ariko n'abapadiri iyo byageze kuri level ya musenyeri rero. Erega nakubwiye ngo musenye cathedral bisobanura iki? Cathedral bisobanura iki? Nakubwiye ko bisobanura iki? Cathedral bisobanura intebe. Buriya nyine musenyeri ni wonyine ufite intebe, abandi mu muri kotse imyungu. Uzanarebe abapasteri muri Anglikani no muri Katolike babita intumwa za musenyeri. Musenyeri ni ikintu gikomeye. Nwango musenyeri niwe mushumba, abandi nabagaragu ba musenyeri. Musenyeri yabatumye. Niyo musenyeri agiye kubohereza aravuga ngo musenyeri yantumye muri paruwasi yineye. Musenyeri yantumye, niko babyita muri Anglikani ndabizi. Niko babyita. Musenyeri yantumye. Kandi bakoresha protocole imeze nka gisirikare, ntabwo yagutuma ngo ndanze. Ntabwo yagutuma ngo ni kuri. Ubwiye akohereje abakohereje. Rero urumva yuko babikora mu bapadiri, ariko iyo umuntu ageze kuri level ya musenyeri nyine afite cathedral afite intebe, ntago ibintu bye ubikiniramo. Reba yuko Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo ntukemere ikirego ku mukuru. Ntago bari yavugaga ari aba cathedral, ntago ari intebe, ntago ari musenyeri, kuko musenyeri hari yari Timoteyo. Ntago ari wango ntukemere ikirego kuri bamwebwe, yaramubwiye kuba ari munsi ye bitwa bakuru bitorero. Bagomba kuba ari batatu bafite ibimenyetso bamubonye babatanga buhamya. Aho ngaho ni kuri level y'abakuru bitorero. Ntago aragira kuri level ya ba Timoteyo aribo bari bahagaze kuri cathedral. Yego. Ntago rero biriya bintu nge nabishyikira. Icyo wamubwira cyose wamugari uvuze umva nkubwire. Iyo ushaka reka mbigishe politike yo mu idini. Iyo ugeze kuri level ubona musenyera agomba kujya ku ruhande, kora ku buryo ashyirwa ku ruhande na RIB, wowe ugaragare nkaho ahubwo uje kumukavaringa, ko ahubwo ubuze kumukura mu menyo ya RIB. Ukora ku buryo ari butwarwe na RIB iyaranje. Reka mbivuge noneho mu buryo bamwe muri burakare mudakuze mu mwuka mutarifite katire mu dimension. Nibiba ngombwa ubimuhimbira umugerekeho, Imana izakongera amapeti mu izina rya Yesu. Bamuhimbira ibyaha. Vuga ngo amina. Haleluya. Umva se, njyewe uri musenyeri ukiba miliyoni 500, nkabona nta option yose mfite uri bugende ngo bise neza ku itorero, aho kugira ngo bigishyashya ku itorero. Nasenga nkoresha ijambo gusenga, ariko umva ikindi nakora kitari gusenga. Nasenga ukazafatirwa ku kamineri. Murangira yavuze ngo imbe bifatirwa mu nzira icamo, mu nzira inyuramo. Ubwo naba nzizo nzira ucamo naraziretse n'ubundi nkazireka kubera ko akazi uri gukora neza, ugafatirwa ku kamineri. RIB ikumanukana, imbangukira gutabara bajya kugapima kiguhama. Tukaza tuvuga tuti turakomeza kumusengera, buriya Satani yari yamusabye. Nyine toro rikagaragara uri kujera image, ariko mwuka byaramwe. None se ko mubikora ahubwo muri kurenganya abantu? Ngira nimvuze kubikora ku muntu wibye miliyoni 300 kamwe uti tugiye kuguhereza ujye mu Bwongereza, wandika uvuga yuko ufite uburwayi, akavuga ati ndanze. Okay, uranze akamineri nabwo sori bwange RIB yagutwaye. Ariko aho ngaho abari kunkurikira mu nyumve neza, n'abashumba muzabikora ko mbivuze. Buriya hari ibintu navuga umushumba akabikora ko nabivuze.
icyo kirenda gifite nta pozo uzabikore ku muntu uzi ko bya bintu nyine niba muri politiki bavuga ngo hari icyo wakoze nyirizina ariko wumve ngo nimba abanyapolitiki babikora abanyedini mwe murabura iki uzi ko uvuze musenyeri muri kizaga ariko wakemera yuko mu Rwanda rwo hambere umwami iyo yatangiye kuvuga ibitabapfu bamunyweshaga ariko abaturage bo babonaga ko umwami yatanze sinzi nibikumva iki kintu kandi abiru bamurangije harya nabiru sabiru barabikoraga njyewe nyoboye idini kuri level ya archbishop ari amadini manini nyine hari ikintu wakora nkakubwira ni sezero uvuge ko urwaye wacyanga nkakunywesha ariko sishyira icyasha ku idini kandi Imana nkabikora ndi muri biri nango simale bore sa le bore fa kubera iki ntago ngomba gushyira icyasha ku idini kandi wowe wigize nabi wigize nabi semo hibu kunywesha wanjye nari mvuze idini kandi umwesheje nabi hari geribu yagufata ahubwo mani magambo ugomba kubikorana protocole ngiyo ku kwezi komeye cyane wanshaka kunywesha mu buryo butandukanye nshaka kunywesha ufatirwa ku kamineri hari uburyo bwinshi bwo kukunywesha ariko simvuze ngo nabikora ndavuze ngo hari extent byageraho ariko nka preserva image y'itorero ariko icyo mbujijwe ni ukubikora nkurenganya ariko igihe icyo wakoze nashaka ko kijya muri public kandi ukaba uri kunangira ukanga kugenda mu nzira ndi kukwereka za voix d'autorité ufitemo inyungu ganyaganya icyo gihe aho ngaho rero nkubwira ngo abantu bamwe kuyobora ibintu binini bazana ubuzeme ngo nyine ngo ntacyo ngo sanze se gusezera ku bushake bwe kandi yatwaye amafaranga kandi dushaka itorero ngo tuzamusengera Imana n'ifite ikizamugenza no zamusengera kuki nana ni muri atwara imodoka ugomba kuva muri kane ngo ujye muri kabiri ngo wange kwishyiramo ngo Imana ngo ufite ukuntu urayihagarika imodoka yanze guhagarara ufuka mu maso nk'abadamu ngo yo ngo ifite ukuntu irahagarara ntuhita ushyiramo vitense ukayifungisha vitense fana kanu yinjiza gatatu yinjiza kabiri bati Imana imfashe itage uretse ko benzi ntibyakwemerera buriya benzi ufite umuvuduko ntago ifata rimwe niyo wagira gute niyo wazana inyundo ariko hari imodoka nyinshi zidafata riranga bisaba umuvuduko ko bagabanyutse ariko hari izindi wanava gatanu gafata rimwe gahita turika moteri nyine ikagonga ariko nanone kuri benzi urayinginga uyivana gatanu ukayihakane ukayirekurira ambriyage ikabanza ikayifunga kayikubita gatatu ikongera ukayirekurira ikabanza nanone ikayigira kayikubita kabiri nayo ikabanza ikayiniga ukabona ukuyishyira rimwe ariko rimwe nigorana kujyamo basi rino nyine rimwe nyine hari umuvuduko ugomba kuba ufite kugira ngo iyemere cyane so icyo aho navugaga nuko nyine sometime muri leadership yitorera irakomera ubundi muri leadership twiga iki muri leadership bakubwira ko ubuyobozi bwa mbere ku isi bukomeye ni ukuyobora imyigaragambyo bwa mbere ku isi ni ukuyobora imyigaragambyo ikabutisa ku nshingano zayo nk'urugero uyoboye imyigaragambyo yaba muri Kenya biriya by'abajenizi igakuraho uriya muruto umuyobozi wari uyihagarariye bahita bamuvivura kati ubundi niwe muyobozi wa mbere ukoze ubuyobozi bukomera style cyangwa se style y'ubuyobozi ikomera ni kuyobora imyigaragambyo nyine urukorido n'abantu nta hantu banditse ntacyo uzabahemba ugahuza ibyo bikorwa byabo bikagera ku ntego zabyo kuko iyo ubiyoboye nabi bamera nko muri Mozambique bakasahura bikabyara violence yego none ugasanga ahubwo bibaviriyemo gufungwa n'ibindi bitandukanye so rero umuyobozi uyobora imyigaragambyo niwe wa mbere ubuyobozi bwa kabiri bugorana no kuyobora idini buriya kuyobora idini biri mu buyobozi bukomeye cyane ariko abantu bamwe nyine baba bibona ari ibintu biri aho ngaho cyangwa se bagashyiramo uwari wese akabikora nabi kuko mu gihe muri leta ufite kasho idini nta kasho ugira kandi muri leta ibintu byose bifite amategeko abigenga mu idini umuntu wese araza ati nayeretswe ariko ubundi nanone tugiye no mu idini mu buryo buri MP technique bikagorana iyobora abantu bitwa abanyamwuka ubunyamwuka bukunda kuzana ibintu by'ubutagonda ijose ariko byakabaye byoroha ubundi niba abantu bari mu abanyamwuka swat bigira ingwiza murongo swat bakivanga bagakabya ntago bajya baguma mu mwanya bagomba kugumamo
nese kangwe nk'urugero yego Katolike iyo ibifite abanyamwuka babandi bavibura bavuga ati biri nango sima nderetswe bira bintu papa yavuze yuko bazajya basabira umugisha ingo z'abatinganye byari kugenda bite bari kumweguza ndakura bari kuza ati riroze vekire irambwiye ngo papa gura nutegurira kuniga nuteye ibintu nk'ibyo ngibyo so bigoye donc leadership ni ikintu gikomeye ni ikintu kigwa ni ikintu umuntu ashobora no kuba afite impano yacyo dès le début noneho hakabaho impano hakabamo kubyiga ni ibintu bisaba experience ariko nyine ni ibintu bishoboka so tugarutse no kuri radio ya Shyira numvaga ko ubwanjye batari kujya kuri extent yo vuga ngo kardinali yagiye kweguza umusenyeri akibishop mbanda yagiye kweguza umusenyeri ariko hari igihe usanga nanone ubuyobozi bw'u Rwanda bwabigizemo uruhare kuko buvuga ati no ubuyobozi bwanyu bwo hejuru ni bugiye gukora accountability yari yahaza kabiri urabigenza ute no mukavaringa hari igihe barazana no audit ya leta none gahita ivuga ati no n'amafaranga y'abaturage noneho nawe mbanda biragaragara ko akavarinze uyu washyira mwese mwarasangiye ugasanga nabyo bibaye ikibazo so aho ngaho ugomba kuhitonda cyane ariko nanone nyine iriya ni insinzwe njye ku mumboni yanjye iriya ni insinzwe abapasiteri bajya kurega musenyeri urugero hari abandi bapasiteri bo muri Anglikani bigeze barega umusenyeri wo muri Anglikani nawe cyitwa synode n'ibindi nk'ibyo ngibyo bimeze gute erega diocese n'ubwo ntazi ko ubuyobozi bwayo bimeze ariko diocese bari ikigo kinini yego gikoramo abantu bafite ibyo bashinzwe mu buryo butandukanye ku nzego zitandukanye yego ntago uri kumbwira ngo dite interne yamusabye ibisobanuro abibura wowe uri kumwe ngo abapasiteri babiri baramureza ibintu ntago hari ibintu mba numva birimo akantu mari kuki bitabaye inzira yindi ya protocole ya audit yemeje bigurya na gurya cyase nako ati bizwi ko abapasiteri bangahe bagize akanama kanaka bashobora gusaba audit yikubagaho igakorwa ariko audit turukahe ku cyicaro gikuru i Kigali iyo audit interne byarangiza hari na audit interne wenda ya diocese ariko iyo ngiyo siyo yakoreshwa hakoreshwa audit interne yo ku rwego rw'igihugu iyo bigeze basanze hari ikibazo kirimo babigenza bati aha birangira gute aha ibyo byose ntago ari byo ndi kubona ntago ari byo ndi kubona hari ibintu ubona umva bihumura nk'ibintu by'irurindo uriya meya natagenda arabasenga cyane hari ibintu ubona ukuntu bisa kasi nutagenda hari abari iyo behind the scenes zigukavaringa kuko ibyo kubura umunyembaraga byo ntago birakurinda igihe kinini n'ibintu byamaze kuba too much mu baturage hari ikintu abanyapolitika batabyakina nacyo ibintu byamaze kuba too much mu baturage ntago bakomeza kukorohera public opinion ntekereza yuko nabashatse guturamo nyine gitifu nabo bashatse gukina iyo karita nimba ari byo ariko kuko nakwiye ko it smells bihumura nkabyo Forodo ni mu bagitifu imirenge naba naramenye ntarababona n'isura harimo Forodo waride Forodo bwa mbere nabyumvanye umu YouTuber agiye kuma ikiganiro ati nyamaze atari umwana wampamagaye ngo nzamukore ikiganiro ngo cyo kumurenganura ati mbyumvisha numva birimo amatiku ati umwana ngo w'umuhungu wambwiye ngo gitifu ngo wambogo ngo yashatse kumufata ku ngufu cyangwa yamufashe ku ngufu I don't know umugitifu w'umugabo cyangwa umugore ati w'umugabo afata kana kagahungu kakagabo nako kagasore ntusaba tinganye ntibabaho aho mbadaharitse nyuma y'amezi numva muri 2023 ngo RIB yafashe ngo giti ngo imufatira Kicukiro ngo gitifu ngo wambogo ngo witwa Forodo wari dimba ndegije Imana barinde ibintu ko nakomeje kubyumva hagira ngo na amatikura ariko nakubwiye ubushize mu kiganiro ngo nubona abantu batangiye gushaka kuzana ibintu muri media badasanzwe bashaka ama views uzajya ubigendamo gake hari umushaka kugira ngo muri media banze akubite opinion publique ifate ikirere
nyine gitifu wa Mbogo ubu hari abantu mu mitwe bamaze kumwarojistra nk'ari umutinganyi. Icyo tukirenge nta nubwo tuzi amategeko cyavuga ku butinganyi mu Rwanda. Biragoye muri ibintu by'ubutinganyi mu Rwanda. Nta tegeko rihana. Biragoranye pe. Oya nta nitegeko rihana n'ubutinganyi mu Rwanda ariko RIB yaramufashe. Yari yamufatiye iki gutinga kana ka 15. Yego akaminere. Ntago bamuzizaga ubutinganyi bwabwo ahubwo gusambanya umwana vana muri igitsina ubwacyo. Gusambanya umwana utagejeje imyaka. Aho ntago raducika. Ko wasambanya umukobwa wasambanya umuhungu utagejeje imyaka. Ariko waryamanye n'ufitegeje imyaka ari gihe twareba byari ku bugende bwanyu nabwo bashaka kuzama gufata ku ngufu ariko oya icyo gihe byo bya bibindi ariko nanone bareba nimba hari ubushake ntago bareba ko mwabikoze ubwabyo. Okay, RIB nimufashe none se k'abantu batigeze banaturipotinga Forodo wari di Forodo yasubiye ate mu kazi cyangwa bikunda RIB yasanze ari umwere yashaka kuba habuze ibimenyetso uretse kandi n'umurame umuntu RIB yagenjeje yana inkuru zanakozwe agasubira mu kazi abandi abantu umwere ariko agasaka akazi karatanzwe bikanarangiriraho ubwo na Forodo nawe amanza yasenga cyane kubita abashuti banjye baba bagitifu imirenge bagiye rwose akubwira ati barantaraze rwose ati numbiganije ambwira ati nyine baragukaraza. Ibyo bibaho mu kazi bibaho reka mvuge gutyo. Ni nkuko wajya kwirukana ihembe rikakujwibura buri kazi kagira risk zako. So nubwo atari cyo yese twavugana ndi kwereka uburyo nyine muri ibintu by'ubuyobozi birimo n'amafaranga n'ibindi bitandukanye haba harimo nyine ubwenge ugomba kudevelopa bwo kumenya uburyo twara ibintu n'uburyo wigiza y'abantu ariko mu buryo nanone butangiza system butayisuzuguza system ko ibintu by'ubuyobozi n'ikizere birasudiranyije cyane abaturage batakikwizera bari ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu usanga mu gihe abaturage batafite ikizere abayobozi ingunga barabajyanye abandi baje bari bashya byibuza bo baza cya kizere kikagaruka ariko mubagumishijeho byaba ari ikibazo gikomeye. Rimwe rimwe mu buyobozi ari n'ijya agenda ataruka ari wenyine amakosa ahubwo uri kuvuga ngo sinabisobanura abaturage ngo babyumve hari ukeneye kugenda bouc émissaire kugira ngo abaturage bagarure ikizere se tu. Noneho Forodo agarutse mu kazi byanga bikunda nuko icyo kirego basanze rwose ari nta bimenyetso nta nitwiye tubona yageje mu rukiko nitwigiye tubona kwa twumvishe gusa ngo RIB yamufashe tumona nanone mu kazi si byose. Yego okay aracecetse ni n'umuyobozi mwiza uri Forodo kuba taragiye muri media cyase ngagire n'abana abwira version ye kugira ngo tumve muri media uretse abagiye gukora iki oya ari giye abwira version y'umu YouTuber kugira ngo ayimuvugire kandi ibyo ngibyo ubundi ni bibi muri system kuba ari kudukurikira batarabyumva reka mbakopeze uko system muzajya muyibamo. Umuntu umwe yarabimbwiye abahanga n'abazehe wakazi muri system bakugira inama ngo nimba twakugira ikizere tukakujyana ahantu bakagukaraga niyo waba ufite ibimenyetso ntuzahita ushaka guhita ubigaragaza nubona byamaze kuba nyine wavuye mu kazi. Cece kutuze hunga media bishoboka wibiganiriza inshuti utazabiganirije inshuti kabiganirije inshuti bya bimenyetso bishyira abakugejejemo nyine abo byaciye kugira ngo bakuveting ugende ubereka ko warenganye nabo bazaca ruhinga nyuma bagende muri system bagaragaza ukuri kwawe ariko mutihaye rubanda in the media. Yego byo birasobanutse. Umuntu umwe kuri case ya Kinyinya yarambwiye Mutabazi wararenganye ariko nawe ntagomba gukora press conference ngo ndi kubabwira ahantu nanjye nakoze amakosa mujye munyumva buri mwaka y'umunanyishyura. Advisor nicyo bisobanura cyangwa se mentor ni umuntu wakoze amakosa we witeguye kwinjiramo. Rero Mutabazi ari kubabwira amakosa yakoze namwe mwiteguye kwinjiramo. So ibaze rero ko nyine yakoze ndi out of the system none ibaze yakorera muri system. So uriya Frodo we yarabikoze rero ntabwo yigeze ajya atanga version ye muri media kuko nimba RIB yaramurekuye yagomba guzahita gaturitse ikibombe umuntu akaza akitereka kuri ka mikoro ati njyewe ubwo yamuhaye ijana nyine ati njyewe ngiye kubabwira inkuru z'ukuntu Frodo yagambaniwe. None vuze ko atabazizi se kabiri buriye rega nicyo yabapfa n'abashaka kumugenza nacyo yakikubwira buri abakize. Tugarutse rero Forodo agiye mu kazi akajambo nashagamo nakanga kangezeho meya aramweguje naho nakone meya aramusezereye. Yego
asezereye meya meya asezereye gitifu w'umurenge. Impamvu yatanze ngo nuko yakoresheje ububasha bwe ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite, agahindura amazina y'umwana w'umuhungu akekwaho gusambanya, agaruye cya kintu bamufungiye. RIB yamurekuriye. Komisiyo iramwandikiye bwa mbere, musubize mu kazi. Nawe arayandikira yibwiye ati murebe impamvu nashingiyeho, muziha agaciro, muzigenzure. Angelina komisiyo iyobowe na Angelina Muganza. Iryo zina ntaryo uzi kandi buriya nta sura yenze, ariko iryo zina ndarizi. Itinya rero izina nzi ntazi nyiraryo. Uwo muntu aba yarubatse izina, umuntu aba afite ukuntu hari uburemere bwa gipolitike afite, buriya tujye tubyemera. None rero ngiye kubaza ikibazo kivuga ngo uzi ko icyo cyaha yamushinjeje gukoresha ububasha aricyo cyagenejwe kuri Gasana pour dire que kigenzwa na RIB, ni icyaha gifite ukuntu inzego z'ubugenzacyaha zigikurikirana zikagihamya umuntu kujya mu bushinjacyaha kaburana agatsindwa. Ako subundi kuki wowe nka meya utavuze utureka none RIB gikurikirane ikimuhamiye biciye nyine mu butabera, agiye kuburana yanaburana ari mu kazi simbizi, nikimara kumuhama nshingire ku mwanzuro w'urukiko cyangwa se nshingire yuko wenda ubushinjacyaha bwavuze ko bufite ibimenyetso simusiga, donc les preuves irréfutables quoi. Uribuka yuko uriya mudamu professeur cyangwa wahoze ari mu mashyamba bamukuye muri ministeri y'abakozi ba leta, Jean Maria, bahita bamwirukana bavuga ngo kubera ibyo ari gukurikiranwaho, nubwo bitaragera mu rukiko ariko baravuga ati ibimenyetso dufite biraduhagije kumukura mu kazi. Kabiriye areke kwitiranya ibintu. Umuntu washyizweho par nomination, uwagushyize ashatse yanagukuraho nta kintu akubwiye, ntiyanagukuraho atari ko wakoze nabi, yanagukuraho atari ko utatanze umusaruro, wakavuga ngo ndashaka gukuraho nkashyira mu ndi setu, ujyemo nta kizamukoze, wanavamo nta kintu. Mejyamo nta kizamukoze uretse gutorwa, yanakeguzwa rero na njyanama, yabimubeshyera yabi ari bukuri upfa kuba donc kuri majority ingana gutya yo yemeje kukweguza. Yego. Ariko gitifu yinjira akoze ikizame cy'akazi. Ni ibintu bitandukanye cyane. Umukozi. Gitifu n'uw'akarere nawe yinjira akoze ikizame cy'akazi, ni umukozi ugengwa na kontra. Yego. Mu gihe meya n'umunyapolitike aratorwa. Ibi bintu birero kuba udashobora kubitandukanya. Sundi ibintu bundi kuki byagiye kuri gitifu etat civil buriya aracyahari cyangwa nawe yaragiye? Hari ibintu ubona nyine ukabona yuko byanga bikunda it smells. Birahumura nk'ibintu birimo akantu kadasobanutse. Twigarukire iwacu muri Shyira. Nari mbivuze nshaka kugira kuri akantu kame gwango kuki nyine bino bintu birahumura nk'ibintu byo kwa Meya Rulindo. Uwo muntu uwo musenyeri nta protocole isanzwe iriho mu gihe musenyeri atwama. Nese ushatse ko abasenyeri b'Angilikani na Katolike kuva babaho mu Rwanda ariko gambira agiye amafaranga musenyeri ntabwo bwaba ubwa mbere. Nkoresha assumption ko ntabwo byaba ubwa mbere. Ahari abantu ntihabura uruntu. Ariko se ahandi baba barabimanaginze gute, barabijeze gute, niba ari kubijera gute? None se hari undi musenyeri wigeze aregwa n'abapasitoro babiri bamurega gukoresha umutungo nabi? Hari aho tubizi, niyo protocole isanzwe ikoreshwa se. Hari abapasiteri bashaka kabiri ngewe y'umuntu ayoboye diocese ifashe ku mupaka wa Kongo, ibintu byose ndirezeriva kuko ntiwamenya what is ibiri untold story wa mugani wazanditold muri politique. Oya, aho ngaho nirezeriva kuvuga ngo harimo impamvu nk'izo. Nabyubaha kuko ariko bibaye ari nyine akagambane k'abapasiteri babiri gusa cyangwa se kuba ibintu bigomba gukorwa muri protocole izwi rwose, ukavuga ati urwego rwakurikiranye ibi rukora ripoti, nimba gukoresha ububasha RIB yabimugenjejeho irabimuhamije. So nubango rero ni byinshi ariko diocese yashyira cyangwa se Angilikani muri rusange iri gusatira kujya mu gatebo kamwe na ADEPR kandi si byiza. Cyetse nimbibone bya ADEPR ari sawa, buryo ibintu byayo bihora biri hasi hejuru, bafunze uyu bajyanye uyu ibintu bikoze gutyo.
bagomba kurwanya intambara yose ituma bakomeza kuba mu murwa umwe na Catholic. Ubu mfasha umurwa umwe mushyizemo ADEPR undi mushyizemo Catholic mu bijyanye n'ubuyobozi no kujera administration no kujera kutagira skandale. Uri inkuru nziza yigeze kwinjira mu gatebo ka ADEPR nayibigiyemo. Inkuru nziza amatorero nyine yigeze agira muri administration kurwana gukubitana intebe kuregana gufungana gufungishanya ibintu nk'ibyo. Ariko nimba Abangilikani hajeho n'ibintu biremereye. Nimba Abangilikani yari mu gatebo kamwe na Catholic ikabi inyufutse yijya mu gatebo ka ADEPR simpamya yuko ari bwiri kunguka. Icyo bari kurengera cyose nimba cyitwa amafaranga uburyo babikoze it's not good. Mu nkuru nziza ariko hajemo n'ibintu by'umupasiteri arimo kugira. Ariko uziko muri shyira banatora itegeko rivuga yuko musenyeri mbese handi yari yemerewe gusinya bakamukuraho ntabe akemerewe kwasinya. Bakavuga yuko transaction zose zagiye gukorwa izajya yemezwa ku cyicaro hejuru bakabyemeza muri synode cyase mu yindi nama runaka ibyemerewe kubyemeza. Bakaguma hariya akaguma kayobora umugenzagenza ariko uri kurwana intambara yo kugira ngo iriya skandal itaturika ngivugike cyangwa se sakurize hejuru. Nose ko yari yamaze nimba ari ukurinda amafaranga ushaka kurinda amafaranga hari ukuntu wabikora. Ko yari yamaze guhagarika bari abapasiteri bandi byari kubura kujya hanze. Abo bamureze ko nawe yari yamaze kubahagarika byari kubura kujya hanze. Kuhagarika se nakubwiye yuko abapasiteri n'abagaragu ba musenyeri ni naho bahajya kwe habatumye. Wagutumye rero guhagaritsa ibyo si bitangaza cyane. Noneho mukubijera kugira ngo bidatera induru urwego rwejo ku rwego rw'igihugu bashaka kubafata akabajyana mu yindi ntara mbese bakagira ukuntu babashyira ahantu baba ALS kugira ngo badateza ikibazo. Hagamijwe kugira ngo babe bari gukurikirana kiriya kibazo. Erega kuyobora nyine idini nini nko kuyobora igihugu nta gukora ibintu byose tuskisha toshante nta gukora ikintu cyose kikuje mu mutwe kugishaka kugikora ngo ngende umuyobozi ngo ntagikora wangira uteze ntago ariko bikora ibintu bikora. Umuntu uzi ibintu byo muri politike neza ashobora kubwira ati nahuye n'abayobozi nita ko bakomeye bakabona ko ndi mukuri ndetse bakumva baranababaye ariko ukabona nta kintu babikoze ibintu uko bagiye kureba erema bikoraho ibyo bintu byose. Ubundi dukoresha muri leadership y'amadini dukoresha principe y'urumamfu mu ngano kubera iki nyiri umurima yamubujije kurandura urumamfu yababujije abagaragu be kurandura urumamfu. Yarabwiye ngo mutarandura urumamfu mukarurandurana n'ingano zanjye. Mpamya yuko bashobora kuba baramubwiye ngo tuzi gutandukanya urumamfu n'ingano boss we. Tuzajya tubanza turebe urumamfu turutandukanye n'urugano gutya umwe afata urugana rwigizeyo undi afata urumamfu arurandure. Humura turabikora neza. Imizi yari interconnected. Imizi yari isobetse y'imamfu n'ingano. Mo hasi y'ubutaka imizi yari isobetse. Wagomba kurandura ntago urajya kurandura ikintu cy'icyatsi mu butaka ahantu bworoshye ukakiranduka ukabona nicyo kurande kirarandutse kandi utegeze ugifata cyane. Haranduka icyo wafashe ni kimwe ariko harandutse bitatu. Ibikizengurutse byose ukabona bizamukiye rimwe nubanga imizi ibiri yo hariya hirya rero. Niyo mpamvu nubanga ibyo bintu muri politike bakora cyane. Akabazo gahari n'uwarenganyije umuntu acometse ku bantu 30 kandi abo bantu bafitiye runini na system. None urashaka kugira ngo urandura akabazo ka getifu bimanuke bigere ko bajenerali 3 biyo byageze kuri ministere enye. Ibyo bintu bikoze kenshi hari gihe wazashiduka FDL yakuguye hejuru kandi uzize iki uburyo ugenda nyine umanagingana imatirite utubazo duto ngo tw'amafaranga bariye ngo ugomba kubyigengeseramo hahandi ubona ko abantu ari abanyamabi ariko ukagenda uvuga uti mbahaye imyaka 7 nzaba nabamazemo sha wowe nzagufata nkupitanu ujye ku ambasaderi nawe ngufate nkujugunye ahantu ujye nawe ngufate icyaha kigufate ribi kujugunye ariko bose bakagenda ku mpamvu zitandukanye no mu bihe bitandukanye ntibagendere rimwe hakaba nabo usigaranyemo ubizi cyangwa ugasanga wabaciye amababa wabaciye intege cyangwa babaciye intege cyangwa se bamwe bari muri ibyo ugahita umwegeka ngo ati biriya bintu hari ubirimo ntubona abagenzi bawe ko byagenze off mic nta untu byumva rero hindura uruhande ugaruka ku ruhande ruzima nawe nukomeza iyo nzira yo kwishinga biriye dore bigutegereje wabimwereka akavuga ati ndayamanitse. Donc umenya abo kubita ukamenya abo ugororera ukamenya abo ugarura ku ruhande rwawe ukamenya abo utunga uvuga uti icyaha cyawe nkijyanye na RIB bagufunga ariko ndakuzigamye. Yesu yaravuze ngo ubabariwe byinshi akunda byinshi
ubabariwe cyane akunda cyane. So ibi byose ni amahame y'umuntu ushaka kugira ngo ahurize hamwe. Sinavuga définition ya politique yanjye, navuze ngo la politique c'est quoi? C'est l'art possible pour mieux gérer les apparences, envie de consolider et contrôler tout le pouvoir, c'est-à-dire l'argent, l'armée et la colère du peuple. Hariya rero Anglikani yananiwe kugera la colère du peuple, ikindi no gukonsolida pouvoir. So rero icyo ni ikintu kitari kiza na gato, wenda nubwo bashaka ko bafite impamvu abo Bangilikani batamngiye ngo wenda nyishingiye mbe navuga nibyo mwakoze byari bikwiye, ariko kira ni ikintu udapfa gukinisha, nta gukinisha kasidro intebe oya ibyo abapasteri bashobora no kurengana, nawe umuyobozi weje ubona ko barengana, ariko ugafata umwanzuro muzima kavuga uti nta kibazo, muzarege tuzanabafasha ahubwo mutsinde, babahereza ibifaranga byinshi mwigendere nka miliyoni 50 mwigendere, cyase tuye kubatuma mu zindi diocese. Ariko donc kunanirwa ku usenda byita gute, Anglikani yari kuri iriya case yari keneye gutekereza kinyapolitike kurenza kinyadini. Irangije iprefera gutekereza kinyadini. Apotre turimo dugana ku musozo, aya matoro manini ngira ngo Anglikani yo twadusigaje isa nkaho tutaramvamo induru. Birasaba iki kugira ngo aya madini yongere asubire ku murongo, tubona afite umurongo uhamye, hatarimo induru nkuko tubibona muri Kiliziya Gatolika? Ikiri cya mbere byasaba yuko nta muntu w'umunyamaboko wabo bifite mu bushake, kugerega amadini iyo muri kurwana nta kibazo kimwateza. Buri abantu barwana ikiza cyabo nta kibazo bateza, warubize abarwana nta kibazo bateza. Kandi amadini afite amateka mabirega yo kuduteza ibibazo. Gerere cyose ibibazo bidusatiriye, amadini ari kurwana ntago yabindiriye ibyo bibazo, kubera ko basanzwe bari kurwana nyine. Meza nuzi ko ari abantu akubwira ati sanga mu karere ngo meya ngo imbaraga zazivoma ruguru, ugasanga umwungirije imbaraga zivoma epfo. Noneho kubera ko imbaraga muzivoma habiri batandukanye, bituma muba mu kazi umwe acunga undi. Mwese rero muramutse muzivoma hamwe, mushobora no gufata bije y'akarere yose mukayividura mushyira ku makonti yanyu, tukumva ngo mwanagiye. Rimwe na rimwe kuba abantu badahuza bitabireme icyo bita checks and balance. Ni uko uri muri Amerika ugashaka kwitundira ku muntu uri umudemokrate, uhita umenya ko abarepublike mukorana barakuvudukana. Uri muri Senate ariko uziko harimo abarepublikani abademokrate, mujya kunganya umubare n'ubwo wenda mu barushaho gato, ikosa rimwe murakora mu matora uyu utabazari batsindisha. So rero ibyo bintu byo kuba amadini arimo hasi hejuru, harimo iyo mpamvu ya immaturité mu bya leadership, hari impamvu y'amafaranga nyine ari mu madini, hari impamvu y'amastructure amwe atari bien structuré, ariko akabona impamvu yuko ashobora kuba hariho uwasenze isengesho ngo muhore harimo akantu kurunturuntu, kubera ko kazamufasha kumenya ibibi mwashaka kwinjiramo. Ntago mwateza ikibazo indani namwe ubwanyu harimo utuntu. Burya abantu baguteza ikibazo barabanza erega Imana icyo kintu nayo yaragikoresheje, kushyira mu mavuta se. Tangira 11 umunyafrika bita umuhungu wa Kush wa Hamu, mwuzukuru wa Hamu witwa Nimrod, ajya mu kibaya cy'Ishinani, akora icyitwa umunara w'Ibabeli, avuga ngo twubake tugeze hejuru. Imana yaje avuga ngo aba bantu nta kintu cyazigera kibananira bahuje umutima gutya. Umva ukuntu muri bira yitwa Living Bible bivuga ngo they will be stopped with nothing with this political unity. Living Bible ikoresha ngo political unity. Ikintu Imana yaje gukora niki? Yasenye political unity yabo kugira ngo bateteze ikibazo. Nanjye mbona yuko mushaka kuneza ikibazo mbifitiye imbaraga, cyangwa se nkeka yuko isa n'isaha ntakeneye ko mugira imbaraga nyinshi zanteza ikibazo. Ntago naba nifuza yuko mugira leadership ifite iyo uko gusenyera umugozi umwe. Ibyo ni ibintu Imana yakoze, nkubwiye ni ibintu Amerika ikora mu Banyafrika, ibikeneye ko mu gihugu abamo eleme ebyiri,
zidahuza kandi zose za kizigenza. Hagomba kuba hariho Dagaro, hakaba hariho na Bulani general, ubwo ni muri Sudani. Ibi bikeneye iyo bibashe kubigeraho rero ibizi ko wowe uyoboye izajya ikubwira wumve, nushaka utumva ikubwira atari ko buriya kanaka twamuha imbaraga, kandi ni nko kuzimya buji yahita akubindura ugahita ubaha ibyo bagusaba. Abantu bose rero iyo bahurije hamwe bagize ikintu bivangamo cyo kuguteza ibibazo cyabahira cyangwa se bakigeraho. Therefore hari ahantu uvuga uti umwuka wa nsanzu urwimo utarashira muri mwe, namwe ubuyobozi bwanyu muzajya muhoramo tibutiku ariko unsyonyere cyane. Hari akajambo kajya kavuga mu gitabo unsyonyere ikira, ntumenye ukuntu umuntu agusyonyeye, ntumenye n'impamvu agusyonyeye, kandi rimwe hari umuntu uri gusenga isengesho ngo muragahora musyonyorana kuko mutari gusyonyorana. The spirit of nsanzu urwimo cannot control it, can connect with the other spirits there and cause trouble. Ibyo rero ntago nzi nimba ariyo mpamvu. Here I'm making hypothesis, ndacyari muri hypothese rwose. Warumvuze ngo bizahagarara ryari? Byahagarara uko twese dufite Vatikani uteje ikibazo dushobora kumujyanayo kwigayo. Byahagarara yuko dufite ukuntu dufite iryo banga n'uburyo ririnzwe ry'ibibera mu buyobozi bw'amadini. N'abantu bafite maturité yo kuba yarengana ariko kugira ngo biteze ikibazo mu idini. Nese nkwaze nk'urugero nk'Abangilikani irindi mu karyayo rishingiye kuri abo bapasiteri babiri bareze nuko byashoreranye. Abo bapasiteri babiri bakunda itorero ryabo ry'Abangilikani ntibari guhitamo kurenganywa. Ndafashijwe, haleluya, bagatuza vugira ngo amina, haleluya, nderetswe n'ukuri. Ijambo riba mu bakore ntiwararisomye ngo umuntu ngo muri mwe ngarega undi kuri RIB, gusa kubisoma ni kwanditse muri RIB, ngo kuba cyamanza bisisha ngo nta nubwo ngo wanakemera ngo kurenganywa. Iryo jambo uze kurisoma ngo wanakemera kurenganywa. Abo pasiteri babiri bashaka kwemera guceceka. None se icyambere abo pasiteri babiri bamuregaga ngo acunga umutungo nabi na yabanye na wabo yacungaga nabi. Hari inzego zagomba kubikora. Kiretse iyo mbwira ngo birwanagaho n'ubundi yaratwirukanye nicyo kijya cyatumye duteza ubwega. None wateje ubwega kuba iki? Wateje ubwega kuba itari ibya nyine ku bintu bya systeme, kandi systeme ifite inzego zagomba guteza ubwega zitari wowe. Njya nkunda kubaha ingero, nimba Mutabazi natejwe ibibazo n'umuntu bamaze no gushyira kuri Twitter ya RIB, wanemeye ibyo yakoze. Reba n'urugero mfasha umuntu urya amafaranga mbiza ariko utarava mu nshingano, utaranabyemera cyangwa se ngo urwego rwemeze ko hari icyo rumugenzaho. Njye Mutabazi nzi ko General kanaka na Minisitiri kanaka bariye miliyari 3, ndabizi mfite n'ibihamya. Komanyoko ufite beke uri guteza ibibazo systeme, waba yugace ese ubu nimba unabifite wabijyane abayobozi ba systeme bo bakazajajinga niba bashaka kubishingiraho bagafata umwanzuro runaka. Nshatse kwereka uburyo rimwe namwe dukora amakosa. Reba ko Paulo yari yababwiraga ngo wanakemera kurenganywa, mu yandi magambo baba baguhagaritse mu kazi, donc ingaruka zaje kuri wowe ukemera kurengana kubwo kugira ngo preserve itorero, preserve ubuhamya bw'itorero, kurinda ubuhamya bw'itorero. Wambwiye ngo byazashira gute? Ubu nk'umupadiri arenganiye mu bupadiri nibwo wabibona. Urundi rugero, umusirikare karenganira mu gisirikare kandi hari uwo nziretse ko Imana imfashe sinagira ikindi ndenzaho. Majoro mushiti wanjye ihangane nuko nyine hari ahantu none nintakorwaho. Waba urenganya waba ugize gute nyine ubwo hari ubwo ku buryo wakinnye ikarita yawe nabi byarangiye gutyo, ihangane. Aho kugira ngo wambike ishusho mbi the whole system. Ibyakubayeho byanga bikunda wikigira irresponsible, byaturutse kuri ingerence yawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero byakire, komeza ubuzima. Nk'abapasiteri shaka kubahagarika bagakomeza ubuzima bakajya gucuruza. Abakristo bakajya babagurira ahubwo.
ibintu bikaryoha bikanagenda neza, agashyira amabutike hafi ya erego ndi kubikubwira yuko musenyeri waho mvuka hari umupasiteri yabwiye ati wawicaye nese byo mwumvishe kuri izi mbuga nanjye urumva se ntabigenje uko nguko wenda kesi yabo ntayizi byuzuye ariko kuki wataje ngaje muri izi mbuga yavuga ngo ngewe ngo urumva ngo noneho ngo ariko nanone yaracecetse uretse ko nta nubwo yarenganye nubwo mbona mbivuze ko atagira umuntu witabe abiterukana ngo musenyeri ngenda hayo ngo wibyumba ngo basoba ngo mutabazi yavuze ko ari amakosa oya yafashe umwanzuro ukwiye nk'umuyobozi n'umuyobozi mwiza barengenda hayo n'umuyobozi mwiza umuntu tuje ucecetse usoma cyane umuhanga utagira amagambo menshi kandi uzi kuyobora so ariko nyine ubwo nishatse kubwira yuko bibaho nimba byaragiye biba mu yandi madiyoseze ku kibo batitwaye nk'abapasiteri babiri kugira ngo ibyo bintu bicike bisaba ko tugira systeme zubatse neza, kabiri twiga uburyo tuzajya turwanya ikibi mu gihe cyavutse hagati muri twe ariko tudateje ibibazo kuko hashobora kuba ari abantu babonye ko mutangiye kwiteza ibibazo hagati yanyu bashyira karibira mu muriro bamenamo amazutu kuko birafasha aho gatoya iyo muri birafasha aho gatoya muri ho état de nuire vous êtes trop d'état de nuire mwarangije kuba abantu badashaka guteza ikibazo kuko hari ibibazo tuba twifitiye n'abashaka guteza ibindi bibazo kandi bajya batezwa umurindi n'amadini ariko nanone dushobora kuba abantu badateza ibibazo naho twaba turi umwe kandi twunze ubumwe kandi dusenyera umugozi umwe birashoboka nabyo ariko bizasaba iyo maturité yo kwemera kurengana nkuko nakweretse ngo abagitifu harimo n'uriya forodo rero rugendo ruzanye mfite impamvu bazi ko rimwe na rimwe iyo bakukaraze wawutura mu mutego urihangana ukawujyamo ugaceceka ukuri kwawe ukagushyira abo kureba bakakwigaho hakaba igihe bakugaruye mu kazi ntubuke umuntu birukanye mu dogiteri birukanye 2018 mu gihe handitseho ngo yirukanywe burundu kiriya gihe cyo kwa Kibiriga niwe bahaye kujya gusimbura uriya wari perezida wa njyanama yo kwa Kibiriga muri nimba ari Rwanda Standard Board something like that byanga bikunda buriya ashobora kuba baramaze kumukaraga bamuvuze ngo yirukanywe burundu akagenda akagaragaza ukuri kwe agaceceka 2018 2019 2020 2021 2022 2023 bakamubona indi place ibintu bikagenda neza mu byige nanjye mutabazi nkeneye kubyiga nabahaye ukuri kwinshano na experience nyinshi systeme igomba kugira ibanga urenganye nawe akagira ibanga naho sinabwira ngo iki naho wapfa gapfa n'ibanga oya urindi iryo banga kuko uvuga ngo systeme byateza ikibazo ndivuze ukarinda icyo ukarwara ugahagarara kuri icyo umva ukagikomera hariko kandi iyo bikoze ubugize ubwenge iyo bikoze ndavuze ngo ubugize iki ubwenge erega hari ibintu ukora bikamera nk'inda yatewe Batisheba byatumye Dawidi ahaguruka apanga kwica Uriya ariko reba nk'urugero iyo arongora Batisheba ntatwite yohoho yari kujya mwereza muri misiyo nyinshi agakubitaho ariko indigiyemo byahise bihindura scenario iriya nda rero nayigeranya no kumena ibanga se babyita kwimena inda se nabijyanye no kumena ibanga rya systeme ryo muri systeme ivuga ngo warenganye systeme nyinshi bitewe nuko zubatse iyo urenganye uraceceka ukaryumaho ukajya kubwira abantu hirya iyo ngiyo nabwo ukamenya Imana ikaguhishura abo uhitamo kubwira nabo utabwira ikabaguhishurira ngo nyiri kirimi kibi yatanze umurozi kubudedeza so that's a principles of life n'ubwenge bwo kuba muri ubu buzima hari ibintu utavuga hari akarengane utajya kwirwa narenganye oya ubugomba rimwe na rimwe kureba mu nyungu za systeme mbere yo kureba izawe no kureba ivi ibyo bireba baba muri madini bireba bo muri rurindo nabo hari uburyo abantu baba bagomba kurizovinga ibintu
icyo nicyo kigaragaza maturite muri politike cyangwa se mu buyobozi muri administration no gukorana n'inzego zitandukanye. Buriya nimba ari ikintu abantu batekerezaho nabi, Mutabazi ni umunyakuri wamuha ubuyobozi, no ngezemo ntago nakoresha kuri ahantu hose, ndi umusazi se, ntago yari paradizo, ngomba kujya amenya ahantu n'uburyo ngenda ngiramo flexibility. Iyo ibyo utabishoboye buriya no kuyobora biba byakunaniye. Ikintu cyose ubonye ukivuga, ikintu cyose ubonye uhana. Uzarebe nk'urugero, abantu bashaka kugira ngo niyo watanga itoro rya miliyoni 100 ngiye naguhagarika mu itorero, warasaze. Uhagarika utese umuntu utanga itoro rya miliyoni 100. None se ubona ibihugu byacu by'u Rwanda na Afrika muri rusange byigira ibyo yigira mu mazi byigira mu mavuta. Ubona ibiryo bya wakegera ku Burundi na Kongo ari byo twakegera kuri Amerika. Wabonye ukuntu Amerika idukaraga ariko Tony Blinken wabonye uburyo batugira nk'ayifundi igira ibivuzo. Ubona se tubagira gute? Cyangwa ibyo twagize Ubufaransa da wabonye ibyo tugira Amerika? No, nibwo bwenge bwo kuyobora. Ntago uzanguye ngo ndagenda ibintu straight. Iyo straightness yawe ntaho yakugeza. Bishop wese uri amafaranga muhagarika. Njewe ndi umunyakuri baranzi. Yego, ngarika kuyobora ije ku umunyakuri. Okay, jya kuyobora icyuma cy'amasengesho. Nimba uzanye ukuri kwishi cyane, jya kuyobora icyuma cy'amasengesho. Ariko nimba ushaka kuyobora idini, it's like a nation. Hari uburyo Imana itwaramo ibintu. Erega reka nkubaze, ubutekereza yuko ibintu abantu bose bakora Imana ibishaka kubishyira ku karubanda mu iteraniro, mwasigara nta bitagikunze. Mumenye ibyo pasteri umwungirije abadiakoni byose nibyo bavuga muri sari wabo, byose nibyo batekereza, bamwe banafungwa, bamwe bo wasanga ibyo batekereza mu buryo bw'amoko bibafungisha, ariko Imana ibi keeping yo hirya. Tukabana hari ibyo ntekerezaho ibyo namvugaho, ariko tukabana mu gihe bitaraba too much. Kandi Imana ibibizi ibyo untekereza, nanjye si ibyo mutekerezaho, kandi bizi ko bigiye hanze twahita dushwana bya burundu. Sinatu twenyine n'abandi bose byabo bigiye hanze batashwana. Imana rero iga keeping harmony biciye muri mwibanga mu kudashyira amakuru yose hanze. Amasysteme ya za politiki yakabigira ku rwego rwo hejuru. Amasysteme none y'umutekano yo biba biri ku extreme irenze. Ariko yaba y'umutekano atabuye umutekano, systeme zose ziba kubera ko ari ibanga. Hari n'abantu barengana bakemera kwitangira systeme, bakemera kurenganywa aho kugira ngo bajye kuburanira ku bayisi, aho kugira ngo babishyire in the media n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Uko turakoze cyane, reka tugushimire ku bw'iki kiganiro. Ku muntu ushaka kukuvugisha nimero ni 0788 30 95 13. Ibiganiro byacu by'akagaruka. Shalom.